Muraho neza abavandimwe, ndabasuhuje nitwa Mwami. Murakaza neza kuri channel yacu aho tuganira ku ikoranabuhanga, crypto na cyane cyane ku iterambere rya Pi Network. Uyu munsi mfite inkuru ikomeye cyane, inkuru ishobora guhindura burundu uko Pi ikoreshwa, uko yubakwamo app, nuko izagira ku gaciro kayo nyako mu buzima busanzwe. Iyi nkuru ni iyi: Pi SD yamaze kwinjizwa muri Pi App Studio ku mugaragaro. Ibi si amakuru asanzwe kandi si update no. Ni intambwe ikomeye igaragaza ko Pi Network iri kuva mu cyiciro cyo gutegura ikajya mu cyiciro cyo gushyira mu bikorwa. Ni inkuru igenewe cyane cyane aba developer, ariko mu by'ukuri ifite ikivuze kuri buri mupionere wese ufite Pi ku mutima. Reka dutangiye dusobanukirwa neza aho Pi Network igeze. Pi Network yatangijwe mu mwaka wa 2019, ifite intego imwe nyamukuru: gutuma abantu basanzwe batari abanyamabanki cyangwa ibigo bikomeye babona amahirwe yo kwinjira mu bukungu bwa crypto. Yaje itandukanye n'izindi crypto uko yashoboraga gucukurwa kuri telefone zisanzwe za smartphone, nta mashanyarazi menshi, nta mashini zihambaye. Uyu munsi turi mu gihe Pi Network imaze gukura cyane, ifite abapionere barenga miliyoni 100 ku isi hose. Open Network yamaze gufungurwa, wallet na Pi browser birakora, kandi ubu intego nyamukuru si ugucukura gusa, ahubwo ni ugukoresha Pi mu buzima nyabwo. Aha niho abadeveloper binjira cyane, kuko nta faranga ryagira agaciro ridafite ecosystem y'ama app na service. Ni muri urwo rwego rero haje Pi SDK. Ariko se SDK ni iki? Mu magambo yoroshye, Pi SDK ni igikoresho cyagenewe abadeveloper, kibafasha kwinjiza Pi payments n'ibindi bikorwa bya Pi Network muri app zabo. Mbere gushyira Pi muri app byasabaga gukora kode nyinshi, gukorana APIs zitandukanye, kwita ku mutekano, kwemeza abakoresha iyo app n'ibindi byinshi byatwaraga igihe n'imbaraga z'umurengero. Ni nkaho Pi SDK ivuga iti: reka ibi byose tubishyire hamwe, tubigire byoroshye, byihuse kandi bitekanye. Ubu Pi SDK ishobora kwita ku kwemeza umuyuza wa app cyangwa umupioneer, ku kwishyura, imikoranire ya blockchain na Pi, byose bikorerwa mu murongo umwe. Ibi ni ingenzi cyane kuko bivuze ko Pi itakiri igitekerezo gusa, ahubwo ari igikoresho cyiteguye gukoreshwa. Reka tuvuge kuri Pi App Studio. Pi App Studio ni platform Pi Network yashyizeho igamije gufasha abantu kubaka apps batanditse amacodes. Ni ukuvuga ko niyo waba utari umudeveloper wabigize umwuga, ushobora kwinjira muri Pi App Studio ugakora app ukoresheje drag and drop, ugashyiramo pages, buttons na features zitandukanye, byose bigakorera muri Pi browser. Kuva Pi App Studio yatangizwa, yafasha abantu benshi, ba rwiyemezamirimo bato, abacuruzi n'abafite ibitekerezo by'ubucuruzi ariko badafite ubumenyi bwa coding. Ariko hari ikibazo kimwe cyakiriho: kwinjiza uburyo bwo kwishyura bwa Pi byari bigoye cyangwa bisaba izindi tekinike zihambaye. Aha niho amakuru mashya ahindura ibintu byose. Ubu Pi SDK yamaze kwinjizwa muri Pi App Studio ubwayo. Bivuze ko muri dashboard ya Pi App Studio hari aho ushobora guhitamo uti add Pi SDK, ugahita winjira cyangwa winjiza Pi payment muri app yawe mu minota mike gusa. Ntugikeneye kujya hanze, ntugikeneye kwandika codes ndende, ntugikeneye gukorana n'ibintu byinshi bigoye. Umuntu wese ufite igitekerezo ashobora kukigeza ku isoko vuba. Ushobora gukora app y'ubucuruzi, ugashyiramo pay with Pi, ugatangira kwakira Pi nk'ubwishyu mu buryo bwemewe kandi butekanye. Ibi ni impinduka ikomeye cyane mu mateka ya Pi Network.
Reka dufate urugero rworoshye. Tekereza ushaka gukora app igurisha serivisi, urugero nka digital designs, amasomo ari online cyangwa ibicuruzwa bya digitali. Urinjira muri Pi App Studio, ukore interface, ushyireho igiciro muri Pi, ubundi ugakanda kuri Pi SDK. SDK ikita ku byemezo byose: kwemeza uwishyuye, gushyira transaction kuri blockchain no kuguha confirmation. Ibi byose bikorwa mu gihe gito cyane. Ibi bituma Pi itangira kwitwara nk'ifaranga ry'ukuri. Ifaranga ridakoreshwa ntiryubaka agaciro, ariko igihe rifite aho rikoreshwa, rifite apps, rifite services, rifite abaryifashisha buri munsi, nibwo agaciro karyo kavuga. Pi SDK na Pi App Studio biri kubaka iryo shingiro. Kuba developer, aya ni amahirwe akomeye cyane. Ubu ushobora kubaka app igenewe abantu barenga mu mamiliyoni. Ushobora gukora ubucuruzi buto cyangwa bunini, udakeneye banki, udakeneye amakarita ya credit, ahubwo bukoresha Pi. Ibi ni ugufungura umuryango mushya w'ubukungu bwa digitali. Ku bapayoniya basanzwe, ibi bisobanura ko Pi batunze itazaguma ari imibare muri app gusa. Izaba ifite aho ikoreshwa, izaba ifite apps nyinshi, kandi izagenda igira agaciro hashingiwe ku ikoreshwa ryayo, ku magambo cyangwa ku byo abantu bavuga. Birumvikana ko hari imbogamizi. Abantu bashya bashobora kugorwa n'uko Pi App Studio ikora, abandi bagashaka kumenya byinshi kuri Pi SDK. Ariko Pi Network ifite community nini cyane. Ifite documentation forums n'ama Discord aho umuntu wese ashobora kubaza no kwigira ku bandi. Ikintu cy'ingenzi ni ugutangira. Niyo byaba gutangira ku mushinga muto, ariko iyo umaze gutangira byose biba bishoboka. Wamaze gutera intambwe ugana mu bukungu bwa digitali buzakungukira akayabo mu myaka iri imbere. Nsoza iki kiganiro ndashaka kubabwira ikintu kimwe gikomeye. Iyi update ya Pi SDK muri Pi App Studio ni ikimenyetso cy'uko Pi Network iri gukura mu by'ukuri. Si amagambo, si amasezerano, ni ibikorwa bifatika. Ni intambwe igaragaza ko Pi igiye kuba ifaranga rikoreshwa mu buzima busanzwe. Twagiye tubona ama update menshi atandukanye tugenda duhabwa na Pi Core Team y'ibintu bikomeye cyane babakora. Ariko aho bigeze, aho ni Pi SDK izagenzura buri kimwe, yamaze kujya muri Pi App Studio, ni ikintu gikomeye. Ni ikintu cyerekana ko n'aba ngaba bubakiye muri AI platform yabaye introduced na Core Team muri Pi Browser, nabo bagiye kugira uruhare mu gutanga serivisi ku mbaga y'abantu batandukanye, ku mamiliyoni yamaze kumenya Pi. Ibi bisohotse ni nyuma yaho Pi iherutse gutangaza ko ubu abadeveloper bakwinjiza Pi payments muri app zabo mu gihe kitarenze iminota 10. Ni nabyo byaje nyuma yo gushyira ahagaragara .pi domains auction, aho Pi Core Team yashishikarizaga abantu guclaiminga domains izabo kugira ngo harebwe izigiye gukoreshwa, ubundi izindi zashyizwe ku masoko. Ibi byose rero bigaragaza iterambere Pi Network igenda igeraho uko bwije nuko bukeye. Ibijya gushya birashyuha. Iki ni ikimenyetso gifatika cy'uko Pi Open Mainnet turimo kwikozaho imitwe y'intoki rwose, ntabwo iza gutinda. Niba rero uri umudeveloper, iki ni igihe cyawe. Niba uri umupayoniya usanzwe, ibi ni ibyiringiro bishya. Kandi niba uri umuntu wifuza ejo hazaza h'ubukungu bwa digitali, Pi SDK na Pi App Studio ni ibintu ugomba gukurikiranira hafi. Amakuru nk'aya ntagucike. Niba wakunze iki kiganiro, kanda kuri like, siga comment, uvuge icyo utekereza, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel.
duhuriye mu bindi biganiro.